yongeye kuduhereza amahirwe kugira ngo n'ubundi twumve icyo itwifuzaho muri iyi minsi iheruka amateka y'isi, akanya Imana iba yateguriye buri muntu wese, by'umwihariko no mu yindi minsi Imana ibana natwe, ariko muri uyu munsi ho biba ari mu buryo budasanzwe, kuko ijambo ry'Imana rigaragaza yuko isabato ni ikimenyetso cy'Uwiteka n'ubwoko bwe, kigaragaza yuko ari we ubeza. Rero muri uyu munsi iyo tubyitwayemo neza kandi tukaba mu mwanya tugomba kubamo, tuba dufite umugisha wo kwezwa n'Imana binyuze mu musabano tugirana nayo. Niyo mpamvu nsaba buri muntu wese kugira ngo iyo migisha Imana yateganyije uhereye kera kose, buri uyu munsi natwe tubashe kuyibona binyuze mu ijambo ry'Imana turi buze kumva, cyane ko Bibiliya yanjye ndetse n'iyawe imbwira yuko ijambo ry'Imana ari ryo ritweza, kuko Yesu Kristo yigeze asabira abigishwa arabwira ati ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Imana irushaho kudufasha cyane kugira ngo turusheho kwigiriraho umugisha. Muri kanyo kanya tugiye kwigana amagambo afite umutwe uvuga ngo ntukazimize icyizere cyo kunesha icyaha. Ntukazimize icyizere cyo kunesha icyaha. Reka mbere yuko tugira ikindi kintu cyose tuvuga, twishyire mu bwishingizi bw'ijuru, maze tubanze nabwo twongere dusenge. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, izina rye rihabwa icyubahiro. Uhereye kera kose hari icyo Satani yamwe atera mu mitima y'ibiremwa wiremeye. Yabyumvishije yuko umurongo washyizeho wo gukiranuka ari umurongo uhanitse cyane, kugeza ubwo ikiremwa muntu ndetse n'ibindi biremwa byagezeho bizimiza icyizere cyo kuba byanesha icyaha, bikagendera mu murongo wo kukumvira nk'uko bikwiriye. N'iyi saha icyo kirego Satani yamanuye mu ijuru aciwe, yakizanye mu isi inyoko muntu nyinshi, ndetse abantu benshi cyane bavuga ko basenga bamaze kuzimiza icyo cyizere, bumva yuko kunesha icyaha bidashoboka. Ubwo turi imbere yawe turakwinginze ngo utwereke akayira twacamo, kandi wongere utugarure mu ibyiringiro by'uko kunesha bishoboka. Iki kintu ukitwumvishe mu buryo bukwiriye, ukitwereke uko wifuza kukitwereka, udukure ku myumvire tumaranye igihe kirekire, udukure ku myumvire twumvanye abantu, ahubwo dushyire ku murongo ijambo ryawe byifuza ko tubaho muri ino minsi iheruka. Reka Mwuka Wera azabane natwe kandi abone kutuyobora, mu izina rya Yesu no tubisabye, amen. Reka dushime Imana cyane yuko n'ubundi itugaruye hano, kandi mwibuke ko dufite insanganyamatsiko y'ibi byigisho turi kwigana ivuga ikubya ibyangombwa simusiga mu mwiteguro w'imvura y'itumba. Ibyangombwa simusiga, ariko ibyo byangombwa bikaba ari ibyangombwa simusiga mu mwiteguro w'imvura y'itumba. Rero bavandimwe, turi mu gihe gikomeye cyane, kandi koko buri muntu wese nk'uko nabibabwiye adashobora kwitiranya n'ibindi bihe byabanjije, nubwo n'ibindi bihe nabyo byagiye bigira ibintu bibiranga kandi biteye ubwoba. Ariko muri iyi minsi turimo turabona neza yuko turimo twegera amateka asoza urugendo rwacu, urugendo rwa gikristo. Niyo mpamvu bidusaba gusenga cyane, ndetse bidusaba kuba maso kugira ngo turusheho gukorana n'Imana cyane, kandi tumenye icyo Imana itwifuzaho. Umutwe wacu w'icyigisho rero uravuga ngo ntukazimize icyizere cyo kunesha icyaha. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane, ngira ngo mbwire abantu muri kano kanya bakwiriye gutekerezaho, kandi gikwiriye kuba ikintu bazajya batekerezaho uko bwije n'uko bukeye. Kimwe mu kintu kizabera imbogamizi abantu mu mwiteguro wo guhabwa ihembura, ni ikintu bamaranye igihe kirekire kandi Satani yamaze kwinjiza mu bantu, cy'uko kunesha icyaha bidashoboka.
nyamara iki kintu hari ikintu ijambo ry'Imana rikivugaho, kandi koko reka iki kintu kimere nk'aho turemerereye, ni uko hari ibanga rikomeye cyane turi buze kubonana, aho Imana y'ubwayo yahishuye iryo banga ry'icyo abantu bashobora gukora kugira ngo babe bagera babe bagera aho bashobora kunesha icyaha mu mibereho yabo. Kubera yuko nubwo bwose Satani ashaka kutwumvisha yuko kunesha icyaha bidashoboka, ariko nta nubwo abantu bashobora kuzahabwa imvura y'itumba bataragera ku rugero rwo kunesha icyaha. Kuko ejo nababwiye amagambo aboneka mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, avuga yuko tugomba kubonera intsinzi buri futi ryose ritwizingiraho. Tugiye kubanza muri kano kanya tugiye kwiga iki cyigisho kigaragaza uburyo tudakwiriye kuzimiza icyo cyizere, kandi turebe n'ibanga ry'aho dushobora ibanga dushobora gukoresha, cyangwa se aho dushobora gukura icyo dushobora gukora, cyangwa se ikintu gishobora gutuma icyo cyizere kitazimira, tukumva yuko kunesha icyaha bishoboka. Niyo mpamvu ngira ngo twihuse cyane duhurire muri Mariko, kaduhure muri Mariko. Iki cyigisho ndifuza yuko uyu munsi turi bure muri Mariko, ubutumwa bwiza bwanditswe Mariko igice cya 9, umurongo waho turahera ku murongo wa 14. Mariko igice cya 9 umurongo waho wa 14. Ntukazimize icyizere cyo kunesha icyaha. Mariko igice cya 9 umurongo waho wa 14. Mbese turi kumwe? Niba turi kumwe mwabingaragariza kugira ngo menye yuko turimo twumvikana neza. Mariko igice cya 9 umurongo wa 14. Amen. Ndabona yuko turi kumwe. Reka noneho dukomeze kuri iyi nsanganyamatsiko yacu igira iti ntukazimize icyizere. Ntukazimize icyizere cyo kunesha icyaha. Umurongo wa 14 hari amagambo avuga ngo akize umwana w'umuhungu, akize umuhungu urwaye igicuri. Uyu ni Yesu Kristo. Akize umuhungu urwaye igicuri. Ushobora kwibaza impamvu tugiye kwigana aya magambo tukayahuza n'umutwe w'icyigisho nababwiye cyuko tudakwiriye kuzimiza icyizere cyo kunesha icyaha mu mibereho yacu. Nzi yuko iki kintu, iyi myumvire niramuka itavuye mu bantu bose bari kwitegura gusanganira Yesu Kristo ugiye kutunguka ku bicu bidatinze, bizaba bibagoye cyane kugera ku cyo abantu bamaze igihe kirekire basengera, kugera ku cyo itorero rimaze hafi imyaka irenga 10 mu bigaragara, nubwo Mwuka Wera yamwe asengerwa na mbere hose, ariko mu buryo budasanzwe. Nzi yuko guhera mu mwaka 2010 iki kintu cyitwa gusaba Mwuka Wera mu rugero rw'imvura y'itumba ni ikintu itorero ryinjiyemo, ni ikintu Imana yakanguye mu bitekerezo by'abagize itorero, abantu baragisengera. Ariko n'iyi saha bigaragara yuko Umwuka Wera abantu benshi batari bamwakira. Nababwiye yuko Umwuka Wera Imana iri kumutanga, kandi abantu bose bari kuba mu mwanya wo kuzuza ibyangombwa bari guhabwa imvura y'itumba. Ariko imvura y'itumba ntago ari ikintu gipfa kuza gutyo gusa, ahubwo ifite ibigombero. Hari amasezerano Imana iba yarasezeranye kuzadusohoreza, ariko ayo masezerano natwe dusabwa ibintu tugomba kubanza gusohoza, kandi ibyo bintu tukamara igihe kirekire tubisaba. Niba tutanabifite ibyo byangombwa, tutabyujuje, kuko Imana itadusohoreza iryo sezerano tutabanje kubyuzuza, ibyo bintu bikazaba bidusaba kumara amajoro menshi, kumara igihe kirekire turimo dusenga dusaba gusohorezwa ibyo byangombwa, kugira ngo Imana nayo ibone gusohoza isezerano. Kimwe muri icyo cyangombwa ni ikintu cyitwa kunesha icyaha mu mibereho yacu.
ariko bitewe n'ukuntu tumaze igihe kirekire dusayagurika mu byaha, bitewe n'uburyo iyi si yadukojeje hirya no hino, bitewe n'uburyo abantu imibereho babayemo bimeze nk'aho gukora icyaha ari ryo tegeko ahubwo Imana yasabye abantu gukora, birabaruhije cyane kumva yuko iki kintu gishoboka, kandi Satani arushaho kugenda acyumvikanisha, kubera yuko n'abantu bavuga ko babwiriza ubutumwa, n'abantu bavuga ko bakorera Imana, nabo bimeze nk'aho icyo kintu batagishyikira. Umurongo wa 14 urahari amagambo avuga ngo bageza aho abigishwa be bari, babona iteraniro ry'abantu ribakikije n'abanditsi bajya impaka nabo. Uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane, barirukanka, baramusanganira, baramuramutsa. Arababaza ati, mwabagishaga impaka z'ibiki? Uyu nguyu ni Yesu Kristo. Tubona Yesu Kristo igihe yazamukaga umusozi, yajyanye n'abigishwa batatu, hari harimo Yohana, Petero ndetse na Yakobo. Nuko arangije ajyana nabo, ariko ngo igihe bazamukaga umusozi, abandi bigishwa 9 basigaye hasi mu kibaya, basigirwa misiyo yo gusigara bigisha abandi bantu aho hasi mu kibaya. Ariko ababigishwa bo bafashe gahunda yo kuzamukana na Yesu, maze bazamukana umusozi. Ariko igihe bazamukaga umusozi, hari ikintu gikomeye ijambo ry'Imana ritubwira cyabaye ku iherezo ryo kuzamuka umusozi. Iki kintu cyitwa kuzamuka umusozi dukwiriye kugitekerezaho cyane, kuko nacyo gifite ikindi kintu gikwiriye kutwigisha, kandi icyo kintu umuntu wese akwiriye gusaba Imana ngo ikimusohoreze mu mibereho ye. Ubundi umusozi, iyo turebye muri Yesaya, reka twihute cyane turebe muri Yesaya igice cya 2 ku murongo waho, Yesaya igice cya 2, reka twihute turebe amagambo ahari. Umurongo wa 2 waho ngo mu minsi y'imperuka umusozi wubatsweho inzu y'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi, ushyirwe hejuru usumba iyindi, kandi amahanga yose azawushikira. Amahanga menshi azahaguruka avuga ati, nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka, ku nzu y'Imana ya Yakobo, kugira ngo ituyobore inzira zayo tuzigenderemo. Kuko i Siyoni ariho hazava amategeko, i Yerusalemu hagaturuka ijambo ry'Uwiteka. Ijambo ry'Imana hano ritugaragaje ko ngo mu minsi y'imperuka umusozi wubatswe inzu y'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'indi misozi. Bishaka kugaragaza yuko mu minsi y'imperuka Yesaya yabonye yuko Imana amweretse yuko hazaba hariho imisozi myinshi, ariko nubwo hazaba hari imisozi myinshi, hazaba hariho umusozi umwe wubatseho inzu y'Uwiteka. Inzu y'Uwiteka ivuga itorero ry'Imana, aho ubwoko bw'Imana buri, kandi mu minsi y'imperuka hazaba hariho imisozi myinshi cyane. Nyamara iyo misozi yose ntago ariko izaba iriho inzu y'Uwiteka, ntago ariko izaba yubatseho itorero ry'Imana. Umusozi rero uvuga amahame y'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo itorero ryubakiyeho. Itorero ry'Imana ryubakiye kuri Kristo, kandi Kristo ni ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu mu minsi y'imperuka hazaba hariho amahame menshi cyane yubakiyeho ibyo twakwita nk'amatoro muri iyi minsi. Ariko iyo misozi nubwo izaba ihari ari myinshi, hari umusozi umwe uzakomerezwa mu mpinga z'indi misozi. Ni umusozi wubatseho itorero ry'Imana, ni amahame itorero ry'Imana rishingiyeho, ni ahantu itorero ry'Imana rizaryubatse, ariko rishingiye ku mahame y'ijambo ry'Imana. Uwo niwo musozi bizasoza usumbye indi misozi yose. Buriya reka mbabwire, nubwo bwose mubona abantu bose bigisha ukuri, ariko inyandiko zacu zahumetswe z'umwuka w'Imana zitubwira yuko bizasoza, nubwo amadini yose avuga ko yigisha, ariko bizasoza Imana yerekanye yuko hari itorero rimwe, hari abantu bamwe bakurikiye ukuri kandi bafite ukuri, kandi uko kuri ngo kuzamamazwa kugeza ubwo nta muntu uzasigara mu rujijo. Umuntu wese bizasoza ahisemo uruhande rwo guhereramo, ariko azi neza yuko uruhande ahisemo atari urw'Imana, uruhande rw'Imana yarubonye. Niyo mpamvu mu mahame yose yashyizweho agereranywa n'imisozi, abantu bose bakayubakaho icyo bita amatorero. Muri iyi minsi ya nyuma hari umusozi uzasumba n'imisozi yose,
kugeza ubwo ngo amahanga azawushikira avuge bati nimuze tujye ku nzu ya Yakobo kuko ariho amategeko y'Uwiteka azaturuka. Umusozi bivuze amahame, kandi inzu bivuze itorero ry'Imana. Uze kureba muri Matayo cya gatanu, reka tuharebe kugira ngo tumenye icyo kintu cyitwa inzu, ariko inzu iri ku musozi. Umusozi bivuga amahame, ariko inzu bivuga itorero ry'Imana. Rero itorero ry'Imana ryubatse ku mahame, kuri Bibiliya, ku mahame yo mu ijambo ry'Imana. Matayo 5:14 hari amagambo avuga ngo muri umucyo w'isi, umudugudu cyangwa se inzu yubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Itorero ry'Imana ryubatse ku mpinga y'umusozi, ntabwo rishobora kwihisha, rigomba kugaragaza umucyo, ryarasiwe. Rero ijambo ry'Imana muri Mariko twabonye amagambo ariyo nifuza ko dusubira. Reka dusubire muri Mariko. Hari icyo nifuzaga kubabwira kuri iki kintu cyitwa kuzamuka umusozi. Mariko 9, dusubire ku murongo waho wa 14 twaba tugeze 16. Bagezaho abigishwa be bari babona iteraniro ry'abantu ribakikije n'abanditsi bajya impaka nabo. Uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane, barirukanka baramusanganira, baramuramutsa, arababaza ati mwabagishaga impaka zibiki? Igihe aba bantu Yesu Kristo n'abigishwa be bari bamanutse ku musozi, basanze mu kibaya hari impaka z'urudaca. Basanze abigishwa 9 bari basigaye, abantu barabagishaga impaka, kandi aba bantu babagishaga impaka n'abanditsi. Ariko ijambo ry'Imana tubwira yuko abo bigishwa 9 bari basigaye ngo bagishwa impaka, mu gihe abandi 3 bari bazamukanye na Kristo ngo bazamuka umusozi. Bazamutse umusozi, hari ikintu cyabaye bageze hejuru. Bazamutse umusozi bazamukana na Yesu Kristo, ariko bageze ngo hejuru bafata igihe barasenga. Igihe basengaga, Yesu ashimwe. Reka mbabwire iki kintu ndifuza ko mucyumva. Bazamukanye na Kristo bazamuka umusozi, ntago bigeze bazamuka ngo nibagera hagati ku musozi bacikize, ahubwo ngo barazamutse kugeza ubwo bageze ku gasongero kawo, barawusoza barawuminuka. Ariko icyo kintu cyitwa kuzamuka umusozi bagifatanyije n'ikintu cyitwa gusenga, kandi ibyo bintu igihe bari bamaze kubikora, hahise ko haboneka umuntu bita Mose na Eliya, barababonekera. Nuko muri uko kubabonekera, Yesu Kristo ngahera ko ahinduka ishusho irabagirana. Ndajya mbabwire ko abantu bose muri iyi minsi ndaza kubabwira ikintu cyitwa guhinduka ishusho irabagirana, ariko icyo kintu ntigishobora kubaho abantu batazamutse umusozi ngo bazamukane na Yesu umusozi, kandi ngo basenge bafate ibihe byabo bari gusenga. Kuzamuka umusozi bivuze kwemera kuzamuka amahame yose y'ijambo ry'Imana, kuko umusozi twabonye yuko ari itorero ryubatse, kandi itorero ryubatse ku mahame ya Bibiliya. Kuzamuka umusozi ni ukwemera kuzamukana na Kristo ku mahame yose y'ijambo ry'Imana Imana yahishuye. Utavuze ngo ibi ngibi ni inama za Elena White, utavuze ngo ibi ngibi ni inama abantu bivugira, ahubwo ikintu cyose Imana yahishuye cyitwa amahame y'ijambo ryayo, icyo kintu ukemera kuzamukana na Kristo, kandi ntugicagatirize hagati, ahubwo ukagera hejuru ukagenda amahame y'Imana yose nk'uko Imana yategetse. Ariko icyo cyifuzo ntabwo ibyo bintu umuntu yapfa kubigeraho. Ibyo bintu umuntu akwiriye kubigeraho binyuze mu kujya imbere y'Imana agasenga, agasaba Imana kumusoreza imbaraga zo kubishobora. Niyo mpamvu igihe aba bantu bazamukaga umusozi, Yesu Kristo azamukanye n'abigishwa, yageze hejuru arasenga. Nyamara muraza kubona ko igihe yasengaga, abigishwa be ngo bo batangiye guhunikira. Abigishwa ngo bagize ikibazo gikomeye cyane, ngo barahunikiraga. Muzara muri Luka cyaho cya 28 ku murongo wawo wa 9 gutyo, muzabona uburyo ngo bo bahunikiraga. Ni Luka 9 purito umurongo wa 28, munyihanganire. Luka 9 ku murongo wa 28 tubona yuko nubwo bwose bari bafashe icyemezo cy'uko bagiye gukurikiza amahame y'ijambo ry'Imana, nubwo bwose bari batangiye urugendo rwo kuzamukana na Kristo, kandi ibyo bintu abantu benshi cyane muri twebwe barabyiyemeje. Abantu benshi cyane biyemeje ko bagiye kujyana na Kristo muri uru rugendo, biyemeje yuko
biyemeje ko bagiye kujyana na Kristo mu kintu cyitwa kugendera ku cy'Imana yavuze, ariko ibyo bintu kubera yuko batamenye ibanga ryo kubigeraho, birengagije ikintu cyitwa gusenga. Kubw'ibyo bizasoza hari ikintu kibabayeho, kubera yuko nk'icyabaye ku bigishwa. Abigishwa nubwo batangiye urwo rugendo bakazamukana na Kristo umusozi, ariko ngo igihe bari bageze hejuru, Kristo yafashe ibihe byo gusenga kugira ngo abone umugisha ijuru ryari ryateganyije. Byasoje abubonye, ariko byasoje abigishwa icyo kintu kitabakorewe. Ni ikintu cyitwa guhinduka ishusho irabagirana, kubera ko byasoje muri uko gusenga. Amaze kuzamuka umusozi kandi agasenga, yahindutse ishusho irabagirana, kubera yuko umuntu bita Mose na Eliya bari babonetse. Umuntu bita Mose yahise kabonekaho. Mose ahagarariye amategeko. Iyo umuntu yiyemeje gukurikira Imana kuri buri ntambwe yose, kandi ibyo bintu akabifatanya no gusenga asaba Imana ko ibimusohoreza, bisoza umugabo bita Mose abonetse mu mibereho ye. Imana yandika amategeko, izandika amategeko yayo mu mutima we, kandi hazagaragara umugabo bita Eliya. Uwo muntu azaba afite ububasha bukomeye bwo kubwiriza mu mwuka no mu mbaraga bya Eliya. Azaba ari mu mwanya wo kuvuga ijwi rirenga riheruka ry'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Kandi uyu muntu agomba guhinduka ishusho irabagirana. Iki kintu cyitwa guhinduka ishusho irabagirana, burya Yesu Kristo hariya ahantu bigeranywa no guhabwa imvura y'itumba, kubera yuko Kristo yahawe imvura y'umuhindo igihe yabatizwaga kuri Yorodani, kuko Mwuka Wera mu rugero rw'imvura y'umuhindo yamumanukiyeho mu ishusho y'inuma. Ijuru rihamya yuko ari umwana w'Imana. Icyo kintu natwe Imana ijya ikidukorera. Burya Mwuka w'Imana mu mvura y'umuhindo yatugezeho, akatwemeza ububi bw'imitima yacu n'uburyo turi abanyabyaha, kandi tugasobanukirwa n'icyo Kristo yakorewe Karuvari, n'icyabereye Karuvari. Nababwiye ko icyo kintu gituma imitima yacu isabwa n'urwo rukundo, urwo rukundo rukayireshya, tukiha Yesu Kristo uko twabaye, tugahereza Yesu Kristo imibereho yacu. Kandi nk'uko Yesu Kristo igihe Mwuka Wera yamuzagaho, ijuru ryamuhamije ko ari umwana w'Imana. Natwe icyo gikorwa iyo kibaye, ijuru rihamya yuko tuvutse ubwa kabiri, tubyawe bundi bushya. Icyo gihe guhera icyo gihe dutangira kwitwa abana b'Imana. Ariko Yesu Kristo tubona yuko yahise akomeza urugendo rwo mu butayu. Urwo rwari urugendo rwo kwezwa, aho yahuye n'ibigeragezo bitandukanye kandi byinshi cyane. Natwe niko twinjira mu rugendo rwo kwezwa, aho duhura n'ibigeragezo bitandukanye. Nyamara Yesu Kristo, ijambo ry'Imana tubwira ko yagenze neza, kubera yuko ntiyigeze akora icyaha. Nyamara twe dusanga yuko tugenda ducumura hato na hato, kubera yuko tugira uburangare bwo gusenga. Nasomye amagambo mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, umuzingo wa 4, ku ipaji yaho ya 88, baranditse ngo iyo umuntu ababariwe, baranditse ngo Imana itsindishirije umuntu imuhereza Mwuka Wera, kandi Mwuka Wera imuhereza iba yifuza yuko uwo muntu naramuka atagize uburangare, agomba kugenda kubaho imibereho yumvira Imana kuri buri ntambwe kandi inesha kuri buri ntambwe. Ariko kubera uburangare bwacu, ntidukore nk'icyo Kristo yakoze akiva kuri Yorodani, kuko Yesu Kristo akiva kuri Yorodani yahise atangira ibihe byo gusenga ndetse no kwiga ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tubona yuko Kristo imibereho ye yose uzabona yuko buri gitondo yagifataga afitanye umushyikirano n'Imana uhoraho. Nta gihe Kristo bwashoboraga gucya atari gusenga. Yesu Kristo yari umuntu wishingikiriza ku Mana kuri buri ntambwe yose. Niyo mpamvu ibigeragezo byo mu butayu bitigeze bigira icyo bimutwara, bigasoza urugendo rwe arusoje adakoze icyaha. Ariko mu maherezo, kuko Yesu Kristo yari azi ikintu agiye guhangana nacyo, Getsemani, Karuvari, byamusabye gukora kiriya kintu mbabwiye ngo yazamutse umusozi, kandi amaze kuzamuka umusozi arasenga. Nuko umuntu bita Mose aramubonekera, nuko umuntu bita Eliya aramubonekera, ariko Yesu Kristo ngahinduka ishusho irabagirana. Burya ikintu cyari kibaye kuri Kristo, Yesu Kristo yari ahawe imvura y'itumba, kandi imvura y'itumba yamuteguriraga kwinjira mu bihe bikomeye byitwa Karuvari. Yari agiye guhangana na Satani imbona nkubone.
natwe ibyo bihe nibyo tugiye kwinjiramo, nubwo bwose twahawe imvura y'umuhindo mu gihe twabatizwaga ndetse tukagweza kongerwa mwuka wera mu rugendo rwacu rwo kwezwa. Ariko iki gihe natwe turasabwa ibihe byitwa kuzamuka umusozi, tukazamukana na Yesu, kandi tugafata ibihe byo gusenga kugeza ubwo Mose amategeko y'Imana yandikwa mu mitima yacu, kandi tukaba turi mu mwanya mwiza wo kuvuga ijwi rirenga, kandi tugahabwa imvura y'itumba, tugahinduka ishusho irabagirana. Niyo mpamvu mu byashize bya 18 tubona iby'umumarayika wundi, byashize 18 umurongo wa mbere, hari amagambo avuga ngo nuko mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi yose imurikirwa n'ubwiza bwe. Avuga ijwi rirenga ati, iraguye iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga. Uyu mumarayika wundi ngo yari afite ishushira, yari afite ubwiza. Yeshuwe cya 18. Nuko hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi yose imurikirwa n'ubwiza bwe. Nimusoma mu gitabo cy'ibyanditswe byo mu isi y'imperuka kivuga ngo ijwi rirenga, muzabona yuko ubu bwiza bw'uyu mumarayika ntago ari ukurabagirana ibyo abantu bareba inyuma, ahubwo ni imico ya Kristo igomba kuzurizwa mu bantu bazaba bamaze guhabwa imvura y'itumba ku rugero rwuzuye. Imico ya Kristo izuzurizwa muri bo, aba bantu ubwiza bwa Kristo buzarabagiranira mu mico yabo. Aba bantu bazaba bari mu mwanya wo kuvuga ijwi rirenga. Yesu Kristo yahindutse ishusho irabagirana, imico y'Imana yari yamaze kuzurira muri we, kuko umuntu bita Mose yari yaje, umuntu bita Eliya yari ari aho ngaho, kandi Yesu Kristo yari yamaze kuzuzwa mwuka wera mu rugero rw'imvura y'itumba, ahinduka ishusho irabagirana. Icyo kintu natwe kigomba kutubaho mbere yuko tuvuga ijwi rirenga riheruka. Imana igomba gutanga imvura y'itumba, kandi imvura y'itumba ngo igomba kuza ije kuzuza imico ya Kristo mu mibereho yacu kugeza ubwo tugomba kurabagiranira isi. Nyamara ababigishwa nubwo bari bafashe icyemezo cyo kujyana na Kristo nk'uko natwe no kuba duteraniye aha ngaha, nuko icyo kintu kimeze nkaho kiri mu mitima yacu, aricyo cyifuzo dufite cyo kugendana n'Imana kandi tukazamukana, ariko birashoboka yuko abantu batumva icyo bizabasaba n'igihe bazamara basenga kugira ngo ibyo bintu bibashe gusorezwa mu mibereho yabo. Abigishwa ngo bageze hejuru, bamaze kuzamuka barahunikira, batangira guhunikira. Nuko igihe bahunikiraga, igihe umugisha wari uje gutangwa, Mose na Eliya baje ngo abigishwa bari guhunikira, cyakoze ngo igihe bakangukaga ngo basanze Yesu Kristo yamaze guhinduka ishusho irabagirana. Abantu benshi kubera kwirengagiza gusenga, nyamara bitirirwa ko ngo ari abantu ngo bakurikiye ibintu by'Imana, bizasoza batabonye umugisha. Kandi abigishwa hari ikintu cyabo gikomeye cyane ngira ngo mbabwire, nuko ngo igihe bamara kubona Yesu Kristo yahindutse ishusho irabagirana, baravuze ngo data, reka duce ingando eshatu, iyawe, iya Mose n'iya Eliya. Babonye ngo ibintu ari byiza aho hantu uburyo hari hameze, baravuze ati reka twicire ingando. Ariko Yesu Kristo yarababwiye, baranditse ngo ibyo babivuze kuko batari bazi icyo bavuga. Abantu benshi cyane igihe bazabona abantu bamaze guhinduka ishusho irabagirana, igihe Imana izaba yujurije imico yayo muri bo, igihe abantu bazaba bamaze guhabwa imbaraga y'imvura y'itumba mu rugero rw'akaburarugero, abantu benshi cyane bazifuza umugisha, kandi bazawifuza batakiwubonye. Nk'uko abigishwa bavuze ngo reka duce ingando twigumira aha, nyamara ibyo bintu bakabivuga Yesu Kristo yamaze guhinduka ishusho irabagirana, niko abantu benshi ngo bazifuza guhinduka ishusho irabagirana, ariko umugisha batakiwubonye, kandi igihe cyo guhabwa umugisha cyamaze gutambuka. Iki kintu rero cyitwa kuzamuka umusozi. Igihe rero bari bamaze kumanuka umusozi, baramanutse. Nuko bamanutse basanga babigishwa 9. Dusubire muri Mariko igice cya 9, niho dusubiye. Igihe cyarageze baramanuka, bamanutse basanga hasi mu kibaya hari impaka zikomeye cyane. Mbese izo mpaka zari impaka ki? Mariko igice cya 9. Igihe bari basanze hari impaka, nababwiye ko izi mpaka abigishwa 9 bari basigaye bazigishwaga n'abanditsi. Niki cyari cyabaye? Katurebe 17.
umwe muri barabasubiza ati mwigishwa, muhuzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni utavuga. Aha musanze hose yamufashe amutura hasi, akamubirisha ifuro, akamuhekesha amenyo, akamugagaza. Mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane, ntibabishobora. Iki kintu kirakomeye cyane, ntago ngo babishoboye. Mwifuzwe byose banditse amagambo natekerejeho antera agahinda. Ni icyigisho kivuga ngo umurimo wa Kristo cya 47, ni ku ipaje yaho ya 339 baranditse bavuga kuri aya magambo. Baravuze ngo mu gihe bagombaga gusigara basenga kandi batekereza ku magambo Yesu yababwiye, ahubwo bahugiye mu kutanyurwa kwabo no gucika intege. Mu gihe bari bahugiranye kandi bari mu mwijima, niho bagerageje kurwanya imbaraga za Satani. Aba bigishwa 9 ngo bari basigaye, ndagira mbabwire ko ngo basigaye bafite ishyari rikomeye cyane, bibaza ngo impamvu Yesu Kristo ajyanye na batatu bo bagasigara, nubwo Yesu Kristo ngo yarabasigiye misiyo yo gusigara bigisha, ariko mu mitima yabo ngo hari kirimo ikintu cyitwa ishyari no guharanira ubukuru no gushaka kwemerwa. Nuko muri icyo gihe nibwo umugabo umwe, nibwo haje umuntu ubazaniye umwana w'umuhungu we urwaye indwara y'igicuri. Aba bigishwa ngo bari bamenyereye yuko basanzwe bakiza indwara, kandi igihe Yesu Kristo yabatumaga i Galilaya yari yabahaye ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni. Nuko batiriwe bita ku kibazo bari bafite mu mitima yabo cyitwa ishyari ndetse no kutagira ibihe byo gusenga, bumva yuko ngo uwo murimo n'ubundi bazawukora, ibitangaza bigakorwa. Nibwo batangiye kuhanyanyaza, bashaka gukora igitangaza cyo gukiza uwo mwana w'umuhungu wari urwaye igicuri. Ariko ngo igihe babigeragezaga byarabananiye. Bimaze kubananira, abafarisayo ngo barabasetse cyane, abanditsi ngo barabasetse cyane, kugeza ubwo ngo bavuze amagambo yo gutangira kubanyega, ndetse ngo bananzura yuko baravuga bati iyi ndwara iratangaje, iyi ndwara y'igicuri nta muntu wayikiza undi, ndetse nta n'umuntu ushobora kuyikira. Biragaragara yuko n'abigishwa ba Kristo bibananiye, kandi na Kristo ubwe ntabwo ibi bintu yabishobora. Ndagira mbabwire yuko abanditsi ngo bahereye ku kintu kibaye kubigishwa, banzura yuko indwara y'igicuri nta muntu wayikira, kandi banzura yuko na Kristo ubwe ngatayikiza. Buriya mu gihe tuvuga ku kintu cyitwa indwara y'igicuri, ndifuza ko muyihuza n'amagambo icyigisho nababwiye yuko tudakwiriye kuzimiza icyizere cyo kunesha icyaha. Iyi ndwara y'igicuri ndifuza ko nyibabwiraho. Buriya iyi ndwara y'igicuri ni indwara itangaje, kandi iyi ndwara y'igicuri itandukanye n'izindi ndwara zose. Buriya izindi ndwara zose zigira ibimenyetso, indwara zisanzwe zigira ibimenyetso, kandi iyo umuntu azirwaye abantu bose bashobora kubona ibimenyetso by'uko umuntu arwaye, ndetse abantu bakaba batamuha inshingano zo kuba yayobora, zo kuba umukuru w'itorero, cyangwa se zo kuba yajya kwirirwa ajya kwigisha abantu, kuko abantu babona yuko ari umurwayi, ibyo bintu atabishoboye. Izindi ndwara zisanzwe ntabwo umuntu bakirirwa mu inshingano zo kuba umuyobozi cyangwa zo gukora ibindi bintu, baba babona yuko ari umurwayi, aba afite ibimenyetso bigaragara inyuma ku mubiri we. Ariko ikintu cyitwa indwara y'igicuri ibitandukanye n'izindi ndwara. Ni indwara umuntu arwara ariko abantu bakabona ko umuntu ari muzima. Ni indwara umuntu ashobora kumarana umwaka akabana n'abantu abihishemo, bakamutorera n'inshingano, akaba umudiyakoni, akaba umubwirizabutumwa uzajya ukoresha n'amavuna, ariko iki kintu cyitwa indwara y'igicuri akibitseho. Iyi ndwara ni indwara igutungura, abantu bari bagufitiye icyizere. Ni indwara ushobora kuva kwigisha nk'uko ndi kwigisha gutya, ariko mu mwanya ikagutungura, ikagushyira hasi, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo yamukubitaga hasi aho yamusangaga hose. Ntabwo iyi ndwara yarebaga niba umuntu ari mu rusengero, ntabwo yarebaga niba umuntu avuye gukoresha amavuna, ntabwo yarebaga niba umuntu bamuhereza icyubahiro cy'iby'idini. Iyi ndwara aho yamusangaga hose yashoboraga kumushyira hasi, kamukubita hasi. Indwara y'igicuri iratangaje cyane. Indwara y'igicuri ntishushanya ikindi kirenze ibyaha bidutungura hato na hato.
nshuti z'Imana ndagira mbabwire ko iki kintu cyitwa indwara y'igicuri abantu benshi cyane turakirwaye, abantu benshi cyane dukeneye ibanga gishobora gutuma dukira iki kintu cyitwa igicuri. Kandi iyi ndwara ni indwara abantu bose batiteze ko ishobora gukira, nk'uko abanditsi bavuze bati iyi ndwara nta muntu wayikiza, dore inaniye abigishwa, dore biragaragara ko n'umwigisha wabo Yesu Kristo atayishobora. Ndagira mbabwire ko abantu benshi cyane no muri iki gihe abagereranywa n'abigishwa ba Kristo nabo ntibafite ubushobozi bwo gukiza iyi ndwara, nta butumwa bafite bashobora kwigisha abantu bwabafasha gucika ku cyaha n'igisa nacyo, kandi nabo ubwabo iyi ndwara nta cyizere bafite yuko yakira. Indwara y'igicuri. Ariko ndagira mbabwire ngo Imana irifuza yuko iyi ndwara ijya idutungura hato na hato, indwara y'abantu baturebye babona ko tudafite ibimenyetso byayo, ndetse bakageraho bavuga ko twageze ku rugero rukomeye cyane. Hari n'aho abantu bashobora njyewe umuntu yigeze azarambwira, igihe kimwe nigeze njya kubwiriza ahantu ndigisha, igihe kimwe umuntu araza arambwira ati ariko ubu ngubu uracyakora icyaha. Ntago ngiye gutinda muri byinshi, ariko icyo mbabwira ni uko abantu hari igihe batureba bakabona hagira ngo twageze ku rugero rukomeye cyane, ariko batazi ko turwaye indwara y'igicuri, batazi yuko ibyaha bijya bidutungura hato na hato, batazi yuko natwe twifitemo ikibazo cyo kumva yuko iyo ndwara itazanakira. Nyamara Uwiteka Yesu Kristo arifuza kudukiza iyo ndwara. Nk'uko aba bantu batari bafite icyizere cy'uko yakira, ariko turaza kubona uburyo iyi ndwara Yesu Kristo yaje kuyirukana, niko Kristo yifuza kukurebamo icyizere cy'uko ushobora gukira indwara y'igicuri, cy'uko ushobora kugera ku rwego rwo kunesha icyaha. Turi kwigana ikintu cyitwa kugira icyizere cyo kunesha icyaha, ntukagitakaze. Ntukamere nk'abanditsi bavugaga ko iyi ndwara idashobora gukira, kandi ukwiriye kuba mu mwanya mwiza wo kumva yuko Yesu Kristo yabigukorera, nk'uko tuza kubona ko yabikoreye umwana w'umuhungu iyi ndwara akayimukiza. Tuzigana icyigisho mu minsi izaza kivuga imibereho inesha icyaha. Tuzareba amahame y'ingenzi abantu bakwiriye kwitondera niba bifuza gukira iyi ndwara. Ariko ndifuza kubanza kukubwira ibanga ry'uburyo iyi ndwara ishobora gukira, kugira ngo byibura uyu munsi icyizere cyangwa se ikinyoma Satani yabeshya abantu cy'uko gukira indwara y'igicuri, cy'uko gukira icyaha bidashoboka, icyo kintu abantu babanze bakizibukire, bamenye yuko ari umutego wa Satani, kandi ni imwe mu nzitizi izatuma abantu batakira imvura y'itumba. Indwara y'igicuri. Reka twihute cyane turebe ku murongo waho wa 19. Arabasubiza ati yemwe bantu b'iki gihe batize, nzageza he kubana namwe? Nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumuzanire. Baramumuzanira. Yesu Kristo ngo igihe yitegerezaga mu bigishwa, yabonye yuko icyizere cy'uko uwo mwana w'umuhungu ashobora gukira cyamaze kubashiramo. Areba mu banditsi, abanditsi ngo yababonagamo kwiyobagiza, abigisha akababonamo urwikekwe, nta cyizere bari bafite cy'uko uwo mwana w'umuhungu yakira. Mbese ni abantu bangana iki muri iki gihe badashobora kugira icyizere cy'uko icyaha cyanesheka mu mibereho yabo? Ni abantu bangana iki kuri iyi minsi ushobora kwigisha icyigisho cy'uko kunesha icyaha bishoboka, bakavuga yuko uri umwaka? Ngibi bintu mbabwira mbifitiye igihamya. Nigeze nigisha icyigisha ahantu ngaragaza imibereho kunesha icyaha, umupasiteri umwe aravuga ati uyu mwigisha ni umwigisha w'ibinyoma, nta muntu wanesha icyaha akiri kuri iyi si. Ibi mbabwira simbabeshya, yarabyivugiye, kandi icyo cyisho nari nakigishije, kandi nzi ko imyumvire abantu benshi bayifite, nyamara izaba imbogamizi ikomeye cyane. Abantu bazahinduka ishusho irabagirana, kandi ibi bintu ntago abantu rwose, ibi bintu bizatungura abantu. Ariko iki kibazo ntago ari twe twenyine tugifite, n'abigishwa bari bagifite, kugeza ubwo Kristo avuze ati yemwe bantu batizera, nzagezayo kubana namwe kandi nzagezayo kubihanganira, nimumunzanire hano. Baramumuzanira. Mbese byagenze gute? Umurongo wa 17.
murongo wa 20 baramumuzanira. Dayimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane, aragwa arigaragura abiri furo. Yesu abaza se ati, yafashwe ryari? Aramusubiza ati, yafashwe akiri umwana, kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice. Dayimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane, aragwa arigaragura abiri furo. Reka nkubwire ikintu kimwe nshuti yanjye. Iki kintu cyitwa nutangira urugamba rwitwa amasengesho asengera kunesha icyaha mu mibereho yawe. Amasengesho asengera kubaho imibereho nk'iya Enoki. Iyo mibereho tuzayigana. Reka nkubwire yuko igihe uzaba uri gutabaza Yesu ngo urwo rugamba rugufashemo, igihe Satani azabona Yesu aje gukora icyo gikorwa kugira ngo agusoreze mu icyo gikorwa, muri iyo minsi ntago rwose naguhisha, niho uzahura n'intambara zikomeye. Kuko ngo uyu mwana igihe Satani yari abonye Yesu Kristo aje kuri icyo gikorwa, yaramutigishije, yaramugaraguye, yamubirishije ifuro. Ibi bigaragaza urugamba ugomba kwitegura, ugomba kurwana. Niba warinjiye mu ntambara ivuga ngo kurwanya icyaha, uzabona ibigeragezo bikuzengurutse impande zose, bizaguca intege kugeza ubwo urwo rugendo utangiye uhita kuruparika. Umva, Satani azagutigisa, Satani azakubiza ifuro, azagukorera ibintu bimeze nko kukubiza ifuro, nko kugutigisa, nko kugukubita hasi. Niba urwo rugamba wararutangiye, ukwiriye kumenya yuko ugomba kurwana intambara yo kwizera. Ntago ari ibintu uzajyamo gusa wumva yuko ari inzira, ari ibintu ugomba kugenda wumva ibintu byose bitazanuye. Ahubwo ugomba kumenya yuko wiyemeje guca mu irembo rifunganye. Ariko nabwo ntukwiriye kugira impungenge, kuko uzarica muri kumwe na Yesu Kristo kandi azabigushoboza. Yesu Kristo arabaza ati, ariko uyu mwana ubundi yafashwe ryari? Isa aramubwira ati, yafashwe akiri umwana. Yafashwe akiri umwana. Ndajya babwira yuko iyi ndwara yitwa igicuri yadutangiye tukihana, tukimara kubyarwa ubwa kabiri. Yesu Kristo yaduhaye itegeko ati, mugende ntimukongere gukora icyaha ukundi, nimugende ntimukongere gukora icyaha. Yesu Kristo yaduhaye itegeko. Yohana igice cya 2 ku murongo wa mbere, ku murongo wa mbere, amagambo avuga ngo, bana bato ndabandikiye ngo mudakora icyaha. Ndetse tubona igihe Mariya Yesu Kristo yamubabariraga, igihe bendaga kumutera amabuye, yaramubwiye ati, ibyaha byawe urababariwe, ariko ntukongere gukora icyaha ukundi. Imana iyo ibabariye umuntu iba yifuza yuko agenda imibereho inesha, abaho imibereho yumvira Imana. Ariko nababwiye ko kubera uburangare iyi ntego y'Imana ntabwo igipfa kugerwaho. Niyo mpamvu twisanga iyi ndwara itangiye kudufata, nubwo Imana iba yifuza ko dutangira kurwanya iyi ndwara yitwa igicuri, iyi ndwara idukubita hasi hato na hato kandi abantu tutari tubyiteze. Imana iba yifuza kuyidukiza, ariko buri muntu wese ni umuhamya. Iyi ndwara yamufasha akiri umwana, igihe yari akimara guhinduka, igihe yari akimara kubyarwa ubwa kabiri, igihe yahamyaga yuko imibereho yose yeguriye Yesu Kristo, agiye kumukurikira byimazeyo, yisanze iyi ndwara imufata kandi ikamukubita hasi hato na hato aho imusanze. Indwara yadufashe tukiri abana, tukibyarwa ubwa kabiri niho yadufashe, kandi kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice. Amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice. Mu yandi magambo ni akazuyaze, amushyira mu mibereho yitwa akazuyaze. Iyo umuntu nuvuga ngo icyo amukorera umudayimoni ni iki, amushyira ahantu bita mu kazuyaze, ni mu muriro. Rimwe usanga umuntu yashyushye ukabona hajyanga ibintu by'Imana arabyumvishije, ukabona hajya none agiye kuba umuntu w'Imana, ukabona none umuntu yafashe ingamba z'uko agiye gukurikira Imana, ariko mu kanya ugasanga yamutaye mu mazi, ugasanga umuntu yageze mu bukonje. Ariko ibyo bintu byose icyo babigendereye ni uko amaherezo azamwica, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo, kuko udakonje kandi udashyushye ngiye kukuruka.
uyu mudayimoni ntajya yemera umuntu aba mu ruhande rumwe, ahubwo umwanya mwe amushyira mu muriro, ikindi gihe akamushyira mu mazi, ariko abagendere kugira ngo amwice, nta kindi ako kazu yaze kaba kazamumarira uretse gusoza kamuhitanye, uretse gusoza gatumye arukwa. Ariko niba ubishobora, dukomeze, ariko niba ubishobora, tugirira imbabazi udutabare. Uyu yari se. Yesu aramubwira ati uvuze ngo niba mbishobora, byose bishobokera uwizeye, byose bishobokera uwizeye. Hari ibintu bitatu nifuza ko tuza kurebaho, kandi ibi bintu bitatu turaza kubiganiraho mu cyigisho turi buze kubona nyuma saa sita. Yesu Kristo yaramubwiye ati ibi bintu bishobokera uwizeye. Iki kintu cyitwa gukira iyi ndwara, kunesha icyaha mu mibereho y'umuntu, nta muntu n'umwe ushobora kuzabigeraho mu gihe ibyo bintu adafite kwizera muri we. Kuko umuntu wese utizera yuko kunesha icyaha bishoboka muri we, nta nubwo azigera ajya ku rugamba rwo gusengera icyo kintu, nta nubwo, ndetse nanabona n'abantu bari kugisengera azabafata nk'abasazi, ndetse azabatekereza nk'abantu basaba ibintu bitazigera bishoboka mu buzima bwabo. Uyu muntu aziberaho imibereho iri munsi cyane y'ikigero Imana yifuza akageraho. Ejo nababwiye amagambo ari mu gitabo cy'inama z'itorero, hari abantu bamwe nabonye bayansaba, mu gitabo cy'inama z'itorero ku mugabane wa 2 cyo kivuga ngo icyo abasore bahamagarirwa gukora, ni mu kagingo kavuga ngo guhamagarirwa kugira imibereho y'iby'umwuka isumbyeho. Bavuze yuko abagabo n'abagore benshi bahisemo kwiberaho imibereho y'ibikuri, ariko ngo umuntu ngo wabanyarukanaga cyangwa akabageza mu ijuru, mirimo byo mu ijuru, bakareba uburyo abo bantu ari abantu batunganye, bakareba uburyo abo bantu ari abantu bamaze kwezwa, bafite ibitekerezo bitunganye, ngo abo bantu basanga yuko ngo badakwiriye kubaho hantu, imvugo yabo yabacanga, bajya kuvuga ibintu byose bagasanga bari gusobanya n'abaho. Ndabararika kugira ngo icyo cyigisho muzakige, umuntu wese nataha byibura asoma ayo magambo, areba urugero Imana yifuza ko tugeraho tukiri hano kuri iyi si. Byose bishobokera uwizeye. Yesu aramubwira ati uvuze ngo niba mbishobora, byose bishobokera uwizeye. Ikintu cyitwa kwizera ni ikintu cy'umwihariko nacyo kidasanzwe turi buze kuvugaho nyuma ya saa sita, kandi nacyo kiri mu ngingo ikomeye cyane nk'icyangombwa abantu niba bifuza kubona imvura y'itumba basabwa kugira muri iki gihe: kwizera. Uwo mwanya se uwo mwana avuga cyane ati ndizeye nkiza kutizera. Amen. Imana idusohoreze kwizera, Imana itwongerere kwizera, Imana iduhe kwizera, kuko kwizera kwacu kurajegajega. Turaza kureba kwizera icyo ari cyo. Abantu benshi ntabwo bafite kwizera, nubwo batekereza ko bagufite, ariko hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko kwizera kwacu kukiri hasi cyane, kandi dukwiriye gusaba kongererwa kwizera. Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiye biruka acyaha dayimoni, ati yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo, ntukamugaruke mukundi. Hari ikintu nifuza kubabwira. Ubundi iyi ndwara y'igicuri burya ngo iterwa n'abadayimoni babiri, kandi umuntu wese akwiriye gusaba Imana aba badayimoni babiri bagatsindwa. Igihe batari batsindwa iyi ndwara izakwibasira, igihe aba badayimoni batari batsindwa muri wowe, iyi ndwara uko byagenda kose izajya igutungura. Abo badayimoni n'abadayimoni babiri ngo ni umudayimoni utavuga kandi ni umudayimoni utumva. Nibo badayimoni bateza indwara y'igicuri, nibo badayimoni na n'iyi saha batumye kunesha icyaha bidashoboka, nibo badayimoni babujije abantu icyizere cyo kumva yuko kunesha icyaha bishoboka. Niyo mpamvu tugiye gusoza tubona ibanga ry'icyo abantu bakora niba bifuza ko aba badayimoni batsindwa muri bo, ikintu bizabasaba kugira ngo aba badayimoni banesheke kandi bagere ku rugero rwo kugira imibereho inesha icyaha muri bo. Ni dayimoni utavuga kandi ni dayimoni utumva.
dayimoni utavuga sibyo bisobanuye iki? Ndagira mbabwire yuko uyu mudayimoni abantu benshi cyane baramufite. Dayimoni utavuga abantu benshi cyane baramutunze. Uyu ni umudayimoni utera abantu kutatura ibyaha byabo. Mwuka w'Imana akabemeza, mwuka w'Imana akabereka icyo bakwiriye gukora, akabereka ko bakwiriye gusanga abaturanyi babo bakiyunga nabo, akabereka ko mu mibereho yabo hari ahantu bagiye bakora udukosa, akabereka yuko hari ibintu batagenzemo neza, baba mu miryango yabo, haba mu itorero, haba mu baturanyi. Mwuka wera yabereka ko bakwiriye kubasanga bakiyunga nabo, ko bakwiriye gusubiza ibyo bariganyije. Icyo kintu hakahita ko haza umudayimoni ubatera isoni, akabatera kutavuga ibyaha byabo mu izina ryabo. Uyu niwe wita umudayimoni utavuga. Kandi uyu mudayimoni utavuga ntabwo agarukiraho, ahubwo ni umudayimoni utera abantu kudahamya iby'imbaraga y'Imana, iby'imbaraga ya Kristo. Igitambo cya Kristo gishobora gukorera umunyabyaha kikamukura mu bubata bw'icyaha, kandi iyi mbaraga igakomeza umuntu mu rugendo rwo kwezwa kugeza ubwo ageze ku rugero rwo gukiranuka Imana yifuza ko ageraho. Hari abantu benshi badashobora kwatura iby'iyi mbaraga, hari abantu benshi badashobora guhamya ko imbaraga iri mu gitambo cya Kristo ibasha kubatura umuntu ikamugeza ku rwego rwo kugira imico ya Kristo. Ibyo bintu bakaba batabyatuza akanwa kabo, kandi ubwo iyo batabyatura baba bishyira mu mugabane mwiza wuko ibyo bintu batazigera banabibona, kuko ntibaba babyizera, ntibijya binabaraza inshinga bafata igihe cyo kubisenya. Dayimoni utavuga. Ariko hari undi mudayimoni utumva, kuko igihe cyose abantu batatura ibyaha byabo, batabivuga ngo bahamye iby'iyi mbaraga iri mu gitambo cya Kristo, bizaba bibagoye cyane kunesha ibyaha byabo, kuko igihe cyose abantu batatura ibyaha byabo nta mwuka w'Imana bazahabwa. Kandi igihe hari icyaha kimwe umuntu yahishe, azimwa mwuka wera, kandi namwima azatsindwa, ntabwo azigera anesha icyaha mu mibereho ye. Ariko hari n'ikindi kintu cyitwa umudayimoni utumva. Burya dayimoni utumva aratangaje. Dayimoni utumva, umudayimoni udutera kutumvira umucyo wose Imana iduhaye. Abantu benshi cyane bakabona yuko hari wenda Imana hari ukundi izabigenza kugira ngo ibajyane mu ijuru. Ariko ejo nababwiye yuko ikintu cyitwa kugurisha ibyo umuntu atunze byose ari itegeko abantu bakwiriye kumva, niba batekereza ko bazahabwa mwuka wera. Uyu mudayimoni utumva bakwiriye gufata igihe kirekire babaza Imana icyo bakora kugira ngo anesheke muri bo, kugira ngo ikintu cyose Imana ibatungiyeho agatoki be kuzajya bashyiramo za filozofi z'abantu batari mu rugendo, za filozofi z'abantu batiteguye kujya mu bwami bwo mu ijuru, zivuga ngo ibi bintu ntibishoboka. Ahubwo bakabaza Imana ngo mbese twakora iki kugira ngo ibi bintu dusaba bigerweho mu mibereho yacu. Abantu bakwiriye kumvira Imana kuri buri ntambwe yose. Abantu bakwiriye gutsinda uyu mudayimoni witwa dayimoni utumva. Umudayimoni yaritse mu mitima y'abantu benshi, kandi uyu mudayimoni ndagira mbabwire yuko ari utera abantu benshi cyane iyi ndwara y'igicuri. Iyi ndwara y'igicuri ndifuza ko abantu batayumvira mu bantu batari batangira urugendo, kuko iyi ndwara ijambo ry'Imana rigaragaza ko yafashe uyu mwana w'umuhungu akivuka, akiri muto. Kandi iyi ndwara natwe yadufashe igihe twari tugihindukira, twisanze dukubita hasi, twisanze tutari twagera ku rugero rwo kunesha icyaha, kandi Imana irifuza ko turugeraho. Kandi impamvu dufite abadayimoni babiri, utavuga n'utumva. Dukwiriye gusaba Imana, tukari igihe kirekire dusaba Imana icyo twakora ngo abadayimoni baneshe. Kadukomeze tujya ku musozo. Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu uri mushikiye biruka cyaha dayimoni, ati yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo, ntukamugarukemo ukundi. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbarizwe ibyo yakoze. Nshima Imana yuko kuri buri kintu cyose abantu bibaza,
kuri buri ntambwe yose imeze nk'igoranye. Ejo twabonye amagambo Yesu Kristo yasoresheje igihe abigishwa bari bamaze kuvuga ati mbese mu by'ukuri ubwo bimeze bitya ninde muntu ushobora gukizwa? Aravuga ati ibyo ntibishobokera abana b'abantu, ariko ku Mana bigize gute birashoboka. Hano naho Yesu Kristo igihe abigishwa bumvaga ko nta muntu wabishobora, igihe ndetse byagaragara ko n'uwari uzanye uwo mwana w'umuhungu yavugaga ngo niba ubishobora, yari afite gushidikanya kuko yari yamaze kubona ko abantu bose batakaje icyizere cy'uko iyo ndwara yakira. Yesu Kristo yaravuze ati ibyo bintu bishobokera uwizeye, kandi yahise ko igihe kwizera kwa se w'umwana kwari kumaze kuzamuka, kuko gukira k'uwo mwana byari bishingiye ku kwizera se yagombaga kugaragaza. Igihe yari amaze kuvuga ngo ndizeye ko ibi bintu bishoboka nkiza kutizera, Yesu Kristo yatanze itegeko ngo yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo. Kandi uwo mwanya dayimoni utavuga utumva yamuvuyemo. Ndasaba Imana ngo iri tegeko Yesu Kristo uhereye umunsi agukize kutizera, agukize kutizera. Uvuge nk'uyu mugabo ngo ndizeye nkiza kutizera, wumve ko ibi bintu bishoboka gusorerwa mu mibereho yawe, maze iri tegeko muri uyu mwanya wumve Yesu Kristo avugana n'umutima wawe. Iri jwi rivugire mu mutima wawe ngo dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo. Wumve iri jwi rivugana n'umutima wawe. Imana iturinde kutizera. Nshima Imana yuko ibi bintu Yesu Kristo afite ubushobozi bwo gutegeka uyu mudayimoni. Ikibazo ni icyizere, ni ukwizera guke dufite, ni ukwizera guke dufite. Ariko reka mbabwire, tugeze ahantu ibi bintu dushatse twabyumva. Umuntu uzatinda kumva ibi bintu yuko Imana ariyo mibereho iri kuduhamagarira, imibereho yitwa imibereho inesha icyaha, nituziga iby'umugabo bita Enoke, tuzabona yuko ngo Imana aribo bantu igiye kujyana. Ni abantu banesheje icyaha, bagenda n'Imana kuri buri ntambwe. Ni abantu batakifitemo ikintu cy'imyumvire iri hasi, ni abantu bamaze kugera ku myumvire ijuru ryifuza ko bageraho. Iki cyitwa kunesha icyaha. Niba bimeze nk'aho binakomereye imibereho yawe, jya imbere y'Imana uyisabe icyo yagukorera, uyibaze ikintu gishobora gukorwa kugira ngo iyi mibereho uyigereho. Uretse ko turasoza tubonye ikintu gikwiriye gukorwa, kandi icyo kintu turaza kukiga nyuma ya saa sita. Ntago turi busige tutakizeho. Imana irakitwereka icyo dukwiriye gukora. Niba twifuza ko ibi bintu bishoboka, niba twifuza ko aba badayimoni batsindwa muri twe, Imana iratwereka inzira twacamo. Ntago iri budusige ku nzira, iratwereka aho twashinga ikirenge, kandi iraza kubidusobanurira iki ibyo bintu bisobanuye mu cyisho turi buze kwiga nyuma saa sita. Ndagutegetse muvemo, ntukamugaruke mukunda. Nshima Imana yuko ishobora gutanga itegeko umuntu akanesha icyaha burundu, ntukamugaruke mukunda. Ntago Yesu Kristo ajya abeshya, ntago Imana ibeshya. Iyo ivuga ngo ntukongere gukora icyaha nuko kudakora icyaha bishoboka. Kandi Yesu Kristo iyo mibereho yayibayeho kuko yomatanye n'Imana, yazindukaga yiga ijambo ry'Imana asenga. Mbese iyi mibereho ni abantu bangahe bayigerageje bagasoza babonye Imana ari umubeshyi? Byibura ngo bazashingire kuri ibyo bintu. Yesu Kristo aravuga ngo muvemo, ntukamugaruke mukundi. 26 nimwumve rero urugamba aho rukomere cyane. Nababwiye ngo igihe cyose Yesu azaba yiteguye aje kugukorera iki gikorwa, aje kubana nawe mu mushyikirano wawe ugirana n'Imana, ari kuri mutitiriza usaba Imana kuguha imbereho inesha cyane. Urabona kwigaragaza kw'imbaraga ya Satani ikurwanya. 26 arataka, aramutigisa cyane, amuvamo, asiga umuhungu asa n'upfuye. Bituma benshi bavuga bati arapfuye. Reka nkubwire, ibi bizakugeza ku rwego rw'uko abantu bazakureba babona umeze nk'umuntu upfuye. Ibi bizagusaba kurwana intambara,
Satani azakwegera cyane kugira ngo aguce intege. Nzi neza yuko iki cyemezo nugifata ugatangira ibihe byo gusengera imibereho inesha icyaha, nibwo uzabona kurwanywa na Satani gukomeye cyane. Azagutigisa, bizagusaba gutaka nk'uyu uzataka, bizagusaba gusenga cyane utakira Yesu Kristo. Asiga umuhungu asa n'upfuye, bituma benshi bavuga batarapfuye. Reka mbabwire, buriya niyo mpamvu umunyandiko z'ibanze icyo kivuga ngo ishungura. Elena White ngo yabonye itsinda ry'abantu basengaga mu minsi ya nyuma, basengaga ngo amasengesho yo kurira no gutakamba. Abamarayika b'Imana bongererwaga iryo tsinda, ariko ngo hari n'indi tsinda ngo ry'abantu bantibindeba, badafite ikintu bitayeho. Abo ngabo ngo basigaye mu mwijima w'icuraburindi barashungurwa, mu gihe ngo rya tsinda ryatakaga risenga risaba imibereho yo kunesha. Bongera abamarayika kandi umucyo warabagirana, ngo uko bongerwa abamarayika niko barushaho kugira imbaraga. Ariko ikintu gitangaje cyane ngo mu maso yabo harimo ibimenyetso by'uko bari ku rugamba rukomeye, by'uko bari kurwana intambara. Ndagira mbabwire ngo ibi bintu burya nubwo bwose burya umuntu urwana urugamba, ndagira mbabwire ko burya no mu maso hari n'ibimenyetso n'inyuma. Nubwo ibimenyetso by'inyuma atari cyo kimenyetso cy'uko abantu barwana urugamba, ariko burya umusirikari wa Kristo, ndagira mbabwire yuko no mu maso h'abantu n'imibiri yacu izumva yuko koko urugamba tururimo. Kuko bizagusaba kurara amajoro, bizagusaba rimwe na rimwe kwigomwa ibitotsi kugira ngo urwanye icyaha. Uzamera nk'upfuye. Ikintu cyitwa kurwanya icyaha, niba mushaka kubireba kurwanya icyaha, ikintu bizagusaba, uburyo bizagusaba ko imbaraga z'umubiri zikorwaho n'iz'ibitekerezo. Ariko ndagira mbabwire ngo ntago umuntu ubyuka saa 9 asenga, nta nubwo mu maso ye hazaba hasa naho umuntu buri gihe ubyuka saa 12. Ikintu ndakikubwiye cyane. Ndagira nkubwire yuko hari n'ibimenyetso by'inyuma bizagaragaza umuntu urwana urugamba. Urugamba rwo kurwanya icyaha bizakora ku mubiri wawe. Niyo mpamvu nureba Yesu Kristo mu butayu igihe yarwanyaga ibigeragezo bitatu, ikigeragezo cya nyuma cyarangiye asa n'upfuye ngo yikubise hasi. Intekerezo z'umukiza zari ziremerewe cyane, ari kurwanya icyaha mu mibereho ye, kugeza ubwo ngo ikigeragezo cya gatatu amaze kugitsinda yikubise hasi ngo amera nk'upfuye. Niyo mpamvu uyu mudayimoni yamutigishije aramumva, kugeza ubwo ngo abantu benshi babonye yuko uwo muntu ameze nk'uvuye mu mwuka. Bizatugeza ku rwego rw'uko tumera nk'abenda gushira mu imbaraga kubera gukirana. Muzarebe ukuntu Yakobo yakiranye mu ntambara ikomeye, yavuze ngo ni abantu bake bazi gukirana nk'uko Yakobo yakiranye. Yarakiranye ngo kugeza ubwo umwuka rugiye. Ikintu cyitwa kunesha icyaha kizashoborwa n'abantu bakirana kugeza ubwo umwuka umera nk'ubashizemo. Cyo mbabwira nuko muzarebe ikintu cyabaye ku mukiza wacu, ngo yikubise hasi amera nk'uhereye. Marayika Gaburiyeli ahita akazaramuramira amuhereza icyo kunywa n'icyo kurya. Katwerekere ku musozo. Arataka aramutigisa cyane, amuvamo asiga umuhungu asa n'upfuye, bituma benshi bavuga batapfuye. Ndagira nkubwire ko kitazaba, ntago ari ikintu cyoroheje, ntago ari urugamba uzarwana wumva ko ari ibintu byoroshye. Bizagusaba yuko ndikambabwire uzamera nk'wenda gushiramo umwuka urwanya icyaha, ntago imbabeshye. Niyo mpamvu tubona umukurambere bita Yakobo ngo yarakiranye, akorwa ku nyonga yitako, ariko aravuga ati sinkure kwitampaye. Yesu afata ukuboko, Yesu amufata ukuboko aramuhagurutsa, arahagarara. Imana ishimwe cyane. Yesu amufata ukuboko aramuhagurutsa
arahagarara. Hano bavuze kuri ayo magambo baravuga ngo amagambo Yesu yerekanye n'urupfu rwe yabateye umubabaro. Icyigisho reka nihute, ariko mu bifuzwe byose bavuze ko ayo magambo kuri kino cyigisho bavuga ku murimo wa Kristo. Bavuze yuko ubundi iki kintu ndayabonye amagambo baravuze ngo iki cyari icyigisho. Avuga kuri ayo magambo avuga ngo amufata ukuboko aramuhagurutsa arahagarara. Iki cyari icyigisho kigaragaza gucungurwa k'umuntu, aho umwana w'Imana wavuye mu bwiza bwa se aca bugufi akunama kugira ngo akize uwazimiye. Ibi kandi byerekanaga umurimo w'abigishwa. Ntabwo imibereho y'abakorera Kristo ari ukwigumanira na Yesu ku musozi. Bavuga kuri iki kintu Yesu Kristo yakoze cyo gukorera uno mwana w'umuhungu akaza akamukiza uyu mudayimoni utavuga kandi akamukiza indwara y'igicuri. Bavuze yuko byerekanaga umurimo wa Kristo wo gucungura inyoko muntu. Ndagiye babwire ko amagambo avuga ngo amufata ukuboko aramuhagurutsa kandi uwo muntu bigeraho ahagarara. Ibi bintu bikubiyemo intambwe zose zo gucungurwa z'agakiza, bikubiyemo intambwe agakiza k'inyoko muntu kicayeho. Kumufata ukuboko bivuze gutsindishirizwa, kumuhagurutsa bivuze urugendo rwo kwezwa, guhagarara bivuze kugera aho Imana yandika amategeko y'umuntu mu mutima we. Umuntu ahagarara ashikamye yemye, ahagaze abasha kunesha icyaha kandi kikanesheka mu mibereho ye. Kubera yuko ijambo ry'Imana rigaragaza yuko iyo umuntu ubundi umunyabyaha burya ngo yikubita ku birenge by'umukiza, ni ku gicaniro cy'ibitambo, ariko Yesu Kristo amufata ukuboko niwe umukura aho hantu ari kwigaragura. Kuko igihe cyose ijambo ry'Imana ritsinze umunyabyaha abona ko ari uwo gucirwaho iteka. Yobu yaravuze ati ibyawe nene narabyumvishije amatwi, ariko ubu noneho mbibeshije amaso yanjye, nicyo kinteye kwigaragura mu ivu. Mwuka w'Imana yatsinze umunyabyaha aramanuka, ibyubahiro byose yiyumvagamo akabishyira hasi. Niyo mpamvu mu rwibutso n'integuza note yavuze ngo gutsindishirizwa ni ugufata icyubahiro cy'umuntu cyose, ibyo yiyumvamo byose, ibyo yiyumvagamo byose n'ibyubahiro byose bikamanuka ngo bikajya hasi mu mukungugu, umuntu akayamanika. Nta muntu n'umwe Imana igisabarire imuherezi asorezwa amasezerano y'imbabazi agifite ubwibone no kudaca bugufi. Umuntu arabanza akamenya yuko ari uwo gucirwaho iteka. Umuntu akagenda ko mu buryo bw'Imana. Umuntu akamanuka akikubita ku birenge by'umukiza, aho ni ku gicaniro cy'ibitambo. Aho niho umuntu yabyaye aturira ibyaha bye, kandi abari kwigaragura aho ngaho. Ukuboko kwa Kristo gukiza niko kumuzahura. Ijambo hano ngo amufata ukuboko, ibyo byita kumutsindishiriza, kumukura ahantu ari kwigaragura. Amufata ukuboko aramuhagurutsa. Kumuhagurutsa ni uguhera ku gikarabiro gukomeza ku kameza k'imitsima, ku cyotero cy'imibavu, ndetse no ku gitereko cy'amatabaza. Urwo ni urugendo rwo kwezwa. Ni ukumuhagurutsa umuntu agenda yema, ahaguruka gake gake, ava ku rugero rumwe ajya ku rundi rw'igihagararo cya Kristo, arushaho kugenda akuzwamo imico ya Kristo uko bwije n'uko bukeye. Ariko ntabwo Imana imurekeraho, igomba kumugeza hera cyane ahari amategeko y'Imana mu isanduku, kugeza ubwo Imana yanditse amategeko y'uwo muntu mu mutima we, kandi uwo muntu agahagarara yemye kugeza ubwo ashobora kugera ku mibereho inesha icyaha. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe yuko ikorera abantu bose iki gikorwa itarobanuye ku butoni. Imana yabikoreye uyu mwana w'umuhungu, kandi iki kintu yamureye ngo amufata ukuboko aramuhagurutsa arahagarara. Nawe uyu munsi yakigukorera ubyemeye. Nubwo bwose hari ibyaha byinshi cyane dukora, ndetse hari n'ibyaha byinshi cyane twakoze, ariko uyu munsi irarika ry'Imana hari ikintu rikubwira, ukwiriye guhindura imyumvire. Niba umuntu yanibwiraga yuko hari ukuntu azajya mu ijuru ariko hari ibintu atanesheje, Imana iradusaba imibereho yo kunesha, kandi Yesu Kristo yagaragaje ko bishoboka ku gikorwa yakoreye umwana w'umuhungu. Abantu bose bari bamaze kwanzura ko
nta muntu wamukiza iyo ndwara. Mbese ni bande bizera gukira indwara y'igicuri? Mbese ni abantu bangaye batabasha kuzimiza icyizere cyo kunesha icyaha mu mibereho yabo? Mbese ni abantu bangana iki bagiye gusaba Imana icyo bakora kugira ngo iki kintu gisorezwe mu mibereho yabo, ikintu cyo kumva ko kunesha icyaha bishoboka? Reka twumve ibanga Yesu Kristo yavuze. Murongo 28, yinjiye mu nzu, abigishwa be babonye ko biherereye, baramubaza bati, ni iki gitumye twebwe tutashoboye kumwirukana? Ahantu nongeye gusoreza, ariko ndifuza yuko nshuti yanjye ahantu ari utinda cyane, kubera yuko nawe ndetse nanjye ikibazo dufite, natwe twibaza nk'abana bigishwa, kuko ni igihe kirekire twashatse kwirukana uyu mudayimoni utavuga kandi utumva. Ni igihe kirekire abantu bifuje kunesha icyaha, ariko ibyo bintu bagiye basanga byarabananiye, igicuri cyaragomeje kubatungura kandi cyagiye kibakoza isoni, ndetse kikabakoreza isoni n'imbere y'abantu babizeraga. Ariko ushobora kuba nawe wibaza ikibazo nk'icyo abigishwa nabo bibajije, kandi igisubizo Yesu yabahaye nicyo gisubiza guhereza, kandi nukitaho uzabona yuko ibi bintu bishoboka. Ni iki kintu mu by'ukuri cyatumye twebwe tutabishobora ariko wowe ukaba ubishoboye? Yesu Kristo arabasubiza ati, mwene uwo mudayimoni, dayimoni utavuga kandi utumva, ntakurwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Mbese ushobora kumva ibanga ry'ahantu ikibazo kiri? Mbese ushobora kumva ishingiro ryo kuneshwa kwawe n'uburyo n'imibereho itanesha icyaha aho rishingiye? Mbese ushobora kwemera yuko ikintu cyitwa amasengesho yawe acikagurika, ndetse no kwiyiriza ubusa, ndetse no kwizera? Kuko hano twabonye ibintu bitatu. Ikintu cya mbere, bishobokera uwizeye. Ikibazo gishingiye ku kwizera ufite, kubera yuko ibintu urabishidikanya, wumva ko ari ibintu bidashoboka. Ibyo bintu niyo mpamvu bitazanagusaba n'umwanya, kuko utanabyizera. Ariko niba umaze kubyizera, ukeneye kumara igihe kirekire usenga uri kumwe n'Imana kandi wiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa hano mvuga birimo uburyo bubiri, kuko ikintu cya mbere, kwiyiriza ubusa, nubwo bwose abantu koko kwiyiriza ubusa bishobora kuba kugira icyo wigomwa mu buryo bumwe, kuko iyo tugize ikintu twigomwa, intekerezo zacu ziba ziri mu mwanya wo guhuguka kugira ngo Mwuka w'Imana akorane nazo. Kubera yuko iyo twariye tugahaga, burya imitsi yumva iraremara, ntago Mwuka w'Imana akorana natwe ngo twumve icyo dushakira n'icyo yifuza kutubwira. Ku rugero, yari kukitubwiraho igihe intekerezo zacu zitaremerewe. Niyo mpamvu icyo kintu cyitwa kugira ibyo twigomwa, dukwiriye kumva yuko kiri mu mugani wo kwiyiriza ubusa, ariko kiba kituganisha ku kwiyiriza ubusa kuzimu umukristo wese azagira uri mu rugendo rwo kwezwa. Ni ikintu cyitwa kwiyiriza ubusa ibyifuzo bya kamere. Kamere y'icyaha ifite ibyifuzo izamura mu mibiri yacu. Urareba uburyo abandi bakobwa bambaye ukabyifuza, urareba uburyo basokoza ukumva nawe ibyo bintu ahari wabikora, ukareba uburyo abantu barimo batera imbere bwihuta cyane kandi mu buryo bw'inzira z'icyaha, nawe ukumva ibyo bintu ahari wabikora. Ariko ibyo byifuzo byose ukeneye mu kintu cyitwa kwiyiriza ubusa, ukemera Mwuka w'Imana akiriza ubusa ibyifuzo bya kamere muri wowe. Ubundi umukristo nyamukristo ahora yiyiriza ubusa, kuko kamere yayiriza ubusa yicisha Mwuka w'Imana uri muri we ingeso za kamere, ibyifuzo bya kamere. Abagalatiya 5:16. Bene uwo ntakurwamo n'ikindi keretse gusenga. Gufata ibyo gusenga, kwiga ijambo ry'Imana buri munsi, tugatumbira Yesu Kristo mu ijambo rye. Nababwiye amagambo ari mu butumwa bwatoranyijwe, umuzingo wa mbere avuga ngo, iyo dutumbiriye Yesu Kristo, imbaraga zisimburwa n'izindi mbaraga, kunesha kugasimburwa n'ukundi kunesha. Icyo kintu cyabaye kuri Yohana intumwa yatumbiriye Yesu Kristo, bisoza muri we asohorejwemo imibereho yo kunesha icyaha. Bene uwo ntajya kurwamo n'ikindi
keretse nufata ibihe byo gusenga buri munsi nk'uko Yesu Kristo nawe yasengaga, kandi ugafata ibihe byo kwiyiriza ubusa, bwaba mu buryo bw'ibigaragara ndetse no mu buryo bwo kwiyiriza ubusa, kwemerera Mwuka Wera agakorana nawe, ukiyiriza ubusa ibyo byifuzo bya kamere bihora bibyuswa mu mubiri wawe. Kwiyiriza ubusa no gusenga. Ariko iyo mbaraga yo kwiriza ubusa ibyifuzo bya kamere ntabwo uzayibona udasenga. Ni ibintu nisanga n'ingoyi. Uko ukora kimwe niko biguha imbaraga yo gusohorezwa ikindi. Abanyamasengesho nibo banyambaraga. Tuzakireba icyo cyigisho, nacyo tuzakireba umunsi w'ejo. Imana izadufashe. Tekereza ko dushobora kurebana icyo cyigisho, Imana nibyemera. Burya abanyamasengesho aribo banyambaraga. Bene uwo ntajya kurwamo n'ikindi keretse kwiyiriza ubusa no gusenga. Reka nsome amagambo ari hano mu Bifuzwa ibihe byose avuga kuri kino cyigisho. Baravuze ngo kugira ngo baneshe urugamba nk'urwo, iki kintu cyitwa kwirukana dayimo, gukiza indwara y'igicuri. Dore amagambo n'abati yavuze. Kugira ngo baneshe urugamba nk'urwo, ni icyiciro kivuga ngo umurimo wa Kristo, kiri mu Bifuzwa byose ku ipaje ya 339. Icyigisho cya 47. Kugira ngo baneshe urugamba nk'urwo, bagombaga kujya mu murimo bafite umwuka utandukanye n'uwo bari bafite. Bagombaga kugira kwizera gushikamye guturuka ku masengesho, kwiyiriza ubusa no kwicisha bugufi mu mitima yabo. Bagombaga kureka inarijye, bakuzuzwa mwuka n'imbaraga y'Imana. Amasengesho akubiyemo kwinginga, kwihangana no kwizera. Kwizera gutuma umuntu yiyegurira Imana kandi akirundurira mu murimo wayo. Niyo yonyine ashobora gutuma tubona ubufasha bwa Mwuka Muziranenge mu ntambara turwana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Mbese mushobora kumva ikintu gikomeye cyane Imana iri kudusaba. Ninshaka ndekeraho iki kintu, ndajya mbabwire ko kugira ngo tubashe kunesha icyaha, kugira ngo iyi ndwara tubashe kuyikira. Iyi ndwara yadutunguye igihe kirekire. Iyi ndwara turwaye abantu babona ko tudafite ibimenyetso byayo, ariko umuntu wese yifitemo yiyizi ko ayirwaye kuko ijya imutungura hato na hato. Kugira ngo iyi ndwara ikire, iyi ndwara abantu benshi badafitiye icyizere cy'uko bazanayikira, birabasaba amasengesho ahozaho, birabasaba gufata ibihe byo kwiyiriza ubusa. Nzi ko hari n'abantu ibintu byo kwiyiriza ubusa babitesha agaciro, ariko ndajya nkubwiye ngo uko bitesha agaciro niko uzisanga bimeze nk'iki kintu cyitwa kunesha icyaha muri we kitazigera kinashoboka. Reka mbabwire inshuti yanjye, ntukigere utesha agaciro kwiyiriza ubusa no gusenga, kuko nubyiga neza uzasanga yuko nta bantu bageze ku rugero rw'imibereho ihanitse batafashe ibihe by'amasengesho biga ijambo ry'Imana kandi biyiriza ubusa. Kandi kwiyiriza ubusa nkubwira birimo no kugira ikintu umuntu yigomwa, kandi birimo no kwiyiriza ubusa kamere. Kandi ibyo bintu bishobora kugerwaho mu gihe bikobatanye no gufata ibihe usenga wiga ijambo ry'Imana. Reka Imana idufashe muri kano kanya rwose. Iki kintu cyitwa gutakaza icyizere, cyo kurwanya, cyo kunesha icyaha, icyo kintu Satani yinjijemo abantu benshi, icyo kintu yabongoreye kandi bakaba baracyemeye. Icyo kintu abantu benshi nzi ko bakizera ndetse batiyumvisha ko bashobora kubaho imibereho imeze nk'iy'umuntu bita Enoke dusoma. Imana idufashe dutangire kugira imyumvire mizima, kandi rwose nk'uko tubonye ko abantu benshi no mu gihe cya Kristo batemeraga ko iyi ndwara yakira, ariko natwe ubwo burwayi tukaba tubufite. Nyamara tukaba tubonye akayira Imana yaciye abantu bashobora gukiriramo ubwo burwayi. Reka iyi nzira bariyo duhagararamo, reka bariyo dushyiramo ikirenge, kugira ngo tube turi mu mwanya wo kwakira imvura y'itumba. Iki kintu, imyumvire yacu nidahinduka, bizatubera inkomyi ikomeye cyane, kuko inyandiko iravuga ngo keretse gusa umuntu namara kubona intsinzi kuri buri futi byose rimwizingiraho, nibwo ashobora kuzahabwa ihembura ry'imvura y'itumba. Reka tureke kubishakira mu mbaraga zacu, ahubwo tufate ibihe byinshi cyane dusaba Imana kubidusohoreza binyuze mu kwiyiriza ubusa, binyuze mu gusenga. Nibwo dayimoni utavuga kandi utumva azanesheka mu mibereho yacu. Imana ibidushoboze muri iki gihe, kandi twumva irarika ryayo ryihutirwa cyane,
kuko nta gihe dusigaje turushaho kugira imyiteguro ikwiriye. Nibyo nasabira umuntu wese, kandi nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenga Imana. Turagusabye Mana yacu utwumva kandi uri mu ijuru, ngubwo tubonye abantu benshi ko bamaze gutakaza icyizere cyo kunesha icyaha mu mibereho yabo, ukitugaruremo. Iyi ndwara y'igicuri dufite nyamara tugaragara nk'abantu bazima, benshi bakatwibeshyaho, ariko ikatugaragura, ikadukubita hato na hato, ikadukubita mu muriro, mu mazi, ikadushyira mu kazu yaze kazatuma turukwa ku iherezo. Benshi nta byiringiro bafite by'uko bayikira, kugeza ubwo abigishwa bavuze bati, mbese iki kintu birashoboka ko wagikora? Mbese ni izihe mbaraga ukoresheje? Ibanga ni ugusenga no kwiriza ubusa. Ugiye guhishurirwa n'iryo banga, kandi urushaho kurisobanura mu mibereho yacu, kugira ngo duhindurire imyumvire mu izina rya Yesu, amen.